ntabwo riri statique mu rurimi rw'amahanga, sinzi niba mubyumva. Abashyiraho amabwiriza cyangwa se itegeko bagenda bayahindura bitewe nuko babona situation n'icyo bayashyiriyeho ayo mategeko. Sibanga kubabwira yuko iyo abanyabyaha iyo batava kwizima gukaza ibihano bishobora kubaho. Simbivugira kuri iyi case gusa y'abantu batwara ibinyabiziga basinze, ariko birashoboka. Iyo biramutse binabangamye n'uburenganzira bw'umuturage, n'uburenganzira bw'itangazamakuru kugira inama inzego zibishinzwe. Je nta kintu nari nanyweye, ahubwo nakomeje mvuga inise covid ko itari yarangira guhuhamo, wakonga ko uje wese ahuhamo covid ngiye birangira ngeze ahangaha. Nongere ngushimire wowe mukunzi wa Kigali 250 ukunda gukurikira ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye, ndibaza umeze neza. Wakwibaza ngo kuki mpagaze ahangaha? Aha duhagaze ni kuri station ya Rwezamenyo, aho polisi y'igihugu yafashe abantu canga abagabo barenze ku mabwiriza bagatwara ibinyabiziga basinze. Ni muri urwo rwego rero polisi yaduhamagaye ati nimuze hano tubahaye amakuru kugira ngo n'abanyarwanda babone muri rusange babashe kuva kuri icyo kintu cyo gutwara ibinyabiziga basinze. Umuvugizi wa polisi navuga ngo ni mushyashya ushinzwe traffic mu muhanda, niwe umaje kutuganiriza kuri icyo kintu. Hari ubutumwa bwinshi yatanze, murabukurikirana. Kigali 250 yari New Mix. aza kugutwika. isi yakoze ikibazo cy'abafite kwibaza batwaye Tariga muri frame. Yes, yeah. I give you 1 minute. Mfite narenze sinshaka nshira n'agafite. Aka mashusho yanjye atahinduka mani kizatwe. Nangifite shaka kumukira. Kaza nakadefo. Nando conductor afite.
Ruga, va. Abashoferi Ruga, twumvise ya reba Dani Urareba muri kamera. anga fresh Sio sound yawe iri. gira inyuma gato sanga yagarana umunsi gutya uzi ko tutabereye muri frame sanga yagarana gato Nanga. Utaguma aho ngaho. sinjye ngiye kwiyereka twese turamu bijeme pe uratangira utwibwira unatubwira uburyo wafashwe. nitwa Munyaneza Jean Bosco. Yego. bamurijwe nta kibazo Munyaneza Jean Bosco wafashwe gute ryari? Kuki uri hano Bosco? Ndi hano bamfashe ntwaye moto banza kugirana ikibazo n'abashinzwe abamotari banshyira ku ruhande, moto yanjye barayifata barayicekinga basanga nta birarane irimo. Ntegereza yuko bayimpa, ntibayimpa. Ndakomeza ndategereza ndabese niba nta kirarane irimo cya konterevasiyo kuki mutamba ikinyabiziga cyanjye. Ndakomeza abandi bakajya babarebera, bamwe bakagenda ngiye nkahasigara. Ni umupolisi araza arambwira ati byanze bikunze urahuhamo. Aho ni ndahuhamo, nubwo niko wabishatse birangira bangejeje aha ngaha. uhagaze hano tubwire urishinze iki, wenda ikibazo mwagiranye nawe washinzwe moto ni ikihe, tubwire birambuye. Njye nta kibazo nari mfite kuko nari mfite ibyangombwa byose. Njyewe ubundi naje aha ngaha mvuga yuko bampohoteye kuko akenshi moto hari igihe bayihagarika ikoze impanuka bakavuga ati umuntu wakoze impanuka byanze bikunze nta kintu yanyweye. Njyewe kuko nta mpanuka nari nakoze bari bamfashe muri ubwo buryo. Umaze guhuhamo se byagenze bite?
maze guhuhamo. ibipimo ko bagucekingiye bagasanga nta birarane nta bindi bibazo moto yawe ifite bakagusaba guhuhama nyuma yo guhuhamo rezilita zaje zimeze ziti kugeza ubwo Njyewe ntabwo nigeze muhamo. hari icyo wari utubwiye wenda wari uvuze uti ni wowe wizanye hano uje gutanga ikirego? Oya njye naje hano banzanye. Hanyuma uwo nyirizina urashinjwa iki? Ni iki cyaha wowe ubwawe wemera ko wakoze? uvuze ko wanze guhamo mu kuma gapima ko wanyweye umusemburo wa alcohol kandi iyo wanze guhamo ufatwa nk'ubyanze nkana bikagaragaza ko wanyweye alcohol ese nta alcohol wari wafashe? Njyewe nta kintu nari nanyweye ahubwo nakomeje mvuga inise kovide ko itari yarangira guhuhamo wakonga ko uje wese ahuhamo kovide njyewe birangira ngeze ahangaha. Bivuze ko wanze kubahiriza ibyo wasabwaga? Ariko n'ubundi ku gipapuro bifatwa yuko n'ubundi ari ubusinzi. Nicyo cyaha gitumye wafashwe wavuze ko utahushemo wenda wabitewe n'iki? Unatubwira ijambo nyamukuru uvuga ati wenda ndishinze iki ngiki kwamagaza ahangaha. Utubwire kuri ibyo. Njyewe nta kintu nishinja kuko nageze ahangaha nta kintu nishinja kuko numvaga yuko nta kibazo mfite. Akwanze guhuhamo? Nanze guhaha kuko numvaga njye ntago naheruka ni n'ubwa mbere nari impushyemo ntago nari nzi ibyo ari byo. Nawe nibyo byose kovide ntirarangira ibi ngibi ntago mbizi. Wenda dusa nkaho tugana ku musozo, ubu uri hano kubera gusuzugura inzego. Nihe nama wagira abandi bamotari n'abashoferi bashobora kwanga kubahiriza ibyo basabwe n'inzego z'umutekano? Gusa kuri bagenzi banjye nasanze mu magereza n'iki umuntu akwiriye gufata igihe cyo gutwara ikinyabiziga agafata n'igihe cyo kujya kunywa atagifite. Niwo mwanzuro nta wundi. Amazina yawe ntabwo yatubwiye bakwita nde? Munyaneza Jean Bosco. Ubundi bagufashe ryari hehe? Bamfatiye Nyabugogo mu marembo ya gare yinjiramo. Ryari? Njyane kuri 19. Hari sangahe? Byari nka saa 10. Wakoze. Uriya wishe ari we muntu. uratubwira amazina yawe n'ukuntu wisanzana? Nitwa Twagirumukiza Jean Baptiste. Kuki uri hano Baptiste? Ahangaha nisanze ndi mu muhanda. Urasa n'uzamura ijwi. Polisi yarampimye usanga mfite alcohol. Wari utwaye moto, imodoka? Nari ntwaye imodoka. Ibyo bigenda bite ko ntabwo wari uzi ko gutwara ikinyabiziga wanyweye ibisindisha bibujijwe? Byagenze bite? Ntabwo nk'ibisendesha ariko ibyo nari nanyweye ntabwo nari nzi ko bifite alcohol. Ni ibice ubwo? Nari nanyweye kambuca. Igipimo cyagaragaje ko ufite wenda alcohol ingana ite? Cyagaragaje 2.5. Isomo ni irihe noneho bigusigiye ko wenda waranyweye kambuca bakagupima bagasanga igipimo kiri hejuru? Irihe somo? Arabitwaza ngo energy kambuca si inzoga, abo ngo babyitwaza cyangwa babyibeshyagaho. Ni wowe butumwa bagenera cyane cyane abashoferi? Ubutumwa ni uko igihe umuntu yabinyweye gutwara yabireka. Ubundi se bagufatiye hari ryari? Bamfashe nka saa 3:30 nari ndimo ntaha mu muhanda wa Gasyata Karuruma. Uretse kuba baragufashe ku bwawe ku giti cyawe wemeranya n'abagufashe ko kuba umuntu yaba yanyweye ibisindisha agatwara hari ingaruka bishobora kugira ku bakoresha umuhanda bose? Yego. Ega fande hari abantu mumaje kutwereka, abantu
bakurikiranwe cyangwa barakekwaho iki n'amazina tubwire mushya kuri twebwe nabwo ni kazi. Murakoze cyane, nitwa Senior Superintendent of Police René Irere, ninjye muvugizi wa Traffic Police nase umutekano, ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda. Abantu tumaze kubereka ni abantu bafatiwe ahantu hatandukanye mu bihe bitandukanye batwaye ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Ni ikibazo urebye gisa naho kitava mu nzira kubera ko ubukangurambaga bwarakozwe ariko abantu ntabwo bava ku izima. Ntabwo tuzi niba impamvu ari uko nyuma yo kuva yaho icyorezo cya COVID kigabanyirije intege aribwo abantu mu kwisanzura mu kwidagadura aricyo kibibatera, ariko amategeko yarasobanuwe, igihe cyose biravugwa ko nta muntu n'umwe wemerewe gutwara ikinyabiziga yanyoye kubisindisha, cyane cyane ko yaba ubwe bimushyira mu kaga ko kuba yapfa cyangwa se akagira ubumuga bukabije, yaba mu bo ari buhure nabo mu muhanda, nabo izo ngaruka zishobora kubageraho, ndetse na bene ibinyabiziga, kubera ko ntabwo buri wese atwara ikinyabiziga cye, ashobora kuba ari cy'inshuti ye cyangwa se ari n'undi wakimutije cyangwa se kinagaburira umuryango muri rusange. Ni muri urwo rwego rero tuba twahisemo kubagaragariza itangazamakuru kugira ngo bamenye icyo kibazo, uko itangazamakuru rimenye icyo kibazo uko gihagaze, ndetse rinadufashe ku ubwo bukangurambaga. Muri rusange n'ibyo ngibyo byatuzanya. Umuntu ashobora kwibaza ati ubu aba bantu bafashwe harakurikiraho iki, ni amande? Umuntu akongera akanibaza afande ntabwo ari ubwa mbere aba bantu bagaragarijwe itangazamakuru, ariko hari abavuze bati dutinya guhumeka cyangwa gutanga umwuka muri kariya kantu gapima kubera ikibazo cya COVID. Iki cyo mugiye kugikora namwe mubona ari impungenge kuba abantu bakoresha igipimo ari benshi? Ibyo bari abantu bavuga rimwe na rimwe usanga bisa naho ari nk'amatakirangoyi, kubera ko mbere ku kibazo cya mbere warumbajije kijyanye n'ibikurikiraho, nuko itegeko ryo rirasobanutse. Hari iminsi bagomba gufungwa, hari amande bagomba gucibwa, ndetse ni iminsi 5 bagomba gufungwa, hanyuma amande ni 150,000 ariko yongerwaho n'amafaranga ya za breakdown, hanyuma n'ikinyabiziga ari igihe kigomba kumara hariya. Hanyuma rero icyo warumbajije kijyanye n'iriya miheha guhuhamo, kaba ari akaga polisi nk'urwego rwafatikanyije n'abanyarwanda kurwanya icyorezo cya COVID iramutse ahubwo itumye icyo cyorezo gikomeza kwiyongera. Icyo rero ni icyo nshaka gukuraho. Ntabwo umuntu asangira n'undi umuheha, uriya muheha akoresha mu kanwa ntabwo bawukoresha ari babiri. Ni ukuvuga ngo buri wese araza bakamupima ukwe, bakawukuramo bakawushyira aho ugomba gushyirwa. Ntaho rero bihuriye n'ikwirakwiza ry'icyo cyorezo. Afande, birakemuka bite cyangwa ibihano birazamuka gute kugira ngo buri wese yumvishe yuko gutwara yasinze ari ikibazo, nuko impanuka zigaragara mu muhanda nyinshi z'abashoferi usanga baba basinze? Akarusho ni akahe nkabuzanye gukemura kino kibazo kigasoza? Irakoze. Mu by'ukuri iyo urebye operation cyangwa se ibikorwa bya polisi, departement ishinzwe umutekano wo mu muhanda byariyongereye. Ni nayo mpamvu usanga muri iyi minsi nko dufashe imibare y'ibyumweru 3 bishize, imibare igenda igabanuka. Uko tugenda twongera ibikorwa ni nako n'abafatwa yego baba benshi, ariko n'abatinya nabo bakiyongera. Akaba rero ari kimwe mu bintu bidufasha. Ariko ikindi nshaka gushingiraho cyane ni ikintu kijyanye no gutanga amakuru.
guhanahana amakuru ni ikintu gikomeye cyane kubera ko nk'izi modoka nk'ibi binyabiziga cyane cyane bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Hari igihe usanga umushoferi atwaye abantu 20-30 ariko yanyoye. Iyo rero hari umugenzi ubibonye arabivuga, arahamagara, amanimero ya telefone yaratanzwe kugira ngo hagire igikorwa izo mpanuka zitaraba. Nta gashya navuga yuko ari agashya kuko ibikorwa bya polisi bihora bisa, ariko icyo numva tugomba gushyiramo ingufu ni icyo ngicyo, ni ukongera ibikorwa bikaba byinshi, hanyuma tukanakangurira abantu, yaba utwawe n'icyo kinyabiziga cyangwa se n'undi uri ku ruhande ubonye umushoferi cyangwa se umumotari atameze neza, kutubwira kugira ngo dukumire izo mpanuka zitaraba. uvuga ko bihabwa aba bashoferi, ariko bisanzwe n'ubundi hari abibazaga kuri ibyo bihano, kuki hashyizweho kuba bahanwa inshuro 3 igihe umuntu yakoze icyaha, kandi igihano kigira igihano kimwe? Kuki hahanwa gufungwa k'umushoferi, gufungwa kw'ikinyabiziga, amande ndetse n'ayangahe yongeraho ngo ya breakdown? Icyo nababwira ni uko ibyo bihano ntabwo ari kuriya byatangiye. Mu kuva mu ntangiriro ntabwo itegeko niko rimera, ntabwo riri statike mu rurimi rw'amahanga, sinzi niba mubyumva. Abashyiraho amabwiriza cyangwa se itegeko bagenda bayahindura bitewe nuko babona situation, n'icyo bayashyiriyeho ayo mategeko. Sibanga kubabwira yuko iyo abanyabyaha iyo batava kwizima gukaza ibihano bishobora kubaho. Simbivugira kuri iyi case gusa y'abantu batwara ibinyabiziga basinze, ariko birashoboka. Iyo biramutse binabangamye, ni uburenganzira bw'umuturage, ni uburenganzira bw'itangazamakuru kugira inama inzego zibishinzwe kugira ngo babe bakora byaganirwaho, babe bareba niba mu by'ukuri bikabije cyangwa se niba biri mu nzira nyazo. Afande, nimba wenda twasoza, wenda hari ubutumwa bw'umwihariko ushobora kugenera abatwara ibinyabiziga cyane cyane dore ko hariho herezo? Ubutumwa bwihariye nshaka guha abantu batwara ibinyabiziga muri rusange nuko ikintu cyo gutwara nyine ikinyabiziga basomye kubisindisha babyirinda. Niba ufite gahunda yo kugira aho uhurira nabyo, wagombye no guteganya umushoferi waza kugutwara cyangwa se n'inshuti yaza kugukura aho ngaho, kuko mu rwego nyine rwo gukumira izo accident zo mu muhanda, mu rwego rwo kubikumira, nuko turebye nyine za ngaruka twavuze, operasiyo zizahoraho, zizanaba nyinshi nk'uko nabivuze. Byiza rero yuko wabyihorera, wareka ibyo bisindisha, n'igihe ubinyoye ukanateganya uburyo uri buze kugera mu rugo kandi utwawe n'umuntu muzima. Afande, tukiri kuri operasiyo uvuze ziziyongera, hari operasiyo zimaze iminsi za kamera zimaze igihe zivugisha abatwara ibinyabiziga, aho bavuga ko hari aho bandikirwa umuvuduko kandi nta cyapa cyerekana umuvuduko bagomba kugenderaho, hakaba n'ahandi icyapa bandikirwa ku cyapa ku muvuduko bagomba kugenderaho ariko bakandikirwa uri munsi. Iki kintu murimo muragikoraho iki kugira ngo barusheho gusobanukirwa neza? Ikibazo cy'ibyapa, ikibazo cya kamera ni ikibazo cyavuzweho hashize iminsi, ndetse na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndumva hari umurongo yatanze igihe yari mu minsi mikuru ya Rwanda Revenue. Hashobora kuboneka amakosa, ntabwo ibyuma bifite ukuntu biteye ubwabyo, ntusezerana nabyo, bishobora kugira amakosa bikora. Ariko iyo habayeho ikintu nk'icyo ngicyo ukandikirwa mu buryo butari bwo, biroroshye cyane kuza kuri traffic police
cyangwa se ukandika. Twashyizeho uburyo butandukanye, haba guhamagara, haba kwandika, cyangwa se no kwiyizira ubwawe, kugira ngo ugaragaze ikibazo ufite, tugisuzume, hanyuma tukurenganure niba mu by'ukuri warenganye. Ariko umurongo wo waratanzwe, ni ibintu bikiganirwaho, kandi ndatekereza yuko umwanzuro uzafatwa uzaba unoze. Murakoze cyane.